muri mwe waba ufite indogobe cyangwa inka icyagwa mu iriba ntiyagikuramo muri ako kanya nubwo ari ku isabato mateka no kuduhindurira buri kimwe komeza ubane natwe ubane nanjye muri iyi minsi nihaye yo kuba ndi kumwe nawe mu butayu hano urakoze data kumpa umugisha no kumpa ubugingo bw'aka kanya urakoze nzi neza ko igihe nahaye Imana nikimara gukemuka nzarya kandi nzarya neza nibyo byanzanye hano mu butayu icyumweru cyose umugore ari mu rugo nawe hari ibyo ari gutegura hari ibyo ari gutunganya agomba gukurikirana cyane kuki mutahisemo kuzana mu masengesho ntabwo byari gukunda kuko icyo twasengeraga nk'umuryango cyo cyagizweho cyarasubijwe we rero yagiye gukurikirana umuryango dufite umwana muto cyane yagiye kumukurikirana iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye reka nizere ko ukomeje kumererwa neza cyane wowe udukurikirana umunsi ku munsi kuri Manzi Musana TV nizere ko ukomeje kumererwa neza cyane nimero ni 0788 abantu bari hanze y'igihugu nyamire kujya bambwira ngo nimero kuyandika ngo birabagora mujye mubanza akamenyetso ko guteranya 25 0 7 8 13 6 8 6 iyo nimero ni yanjye wanyandikira ukampamagara twasha kuganira ibirenzeho abari amahana nabwe nti mujyanye mu making show neza umenye ko ari ngewe muri kuvugana nawe uko abantu duhuza amajwi ntabwo duhuza amasuru so reka dukomeze ikituzinde kano kanya ariko nanone mbibutsa akantu gatoya cyane munyarukire kuri cano bita Cyomoro 250 nyamuneka mukoreshe ya yindirimbo iriho yitwa Birancanga ni yanjye ngewe giti bitewe n'ibintu umuntu agenda ahura nabyo cyangwa se n'ubuhamya bw'abantu bagiye batandukanye umuntu afata umwanzuro akavuga ati reka ntange message ntoya ishobora gufasha umuntu umwe cyangwa undi so muyikurikirane murebe mwumve amagambo arimo ushobora kuba byarakubayeho cyangwa se bitarakubayeho ariko uyu mwanya ese ubyitwara mute kuri Cyomoro 250 mukore subscribe murebe indirimbo iriho Birancanga muraza kubibona muri description turaza gushyiramo link y'iyo ndirimbo hanyuma mikurikirane neza gatanu kukandi kitumye ndi hano maze iminsi itari mikeya ndi gushakisha amakuru ya Sadundu ko byifashe ndetse n'umudamu wiwe ubwo duheruka bari mu cyumba cy'amasengesho bari kwambaza Imana bari gushima Imana ibyo yabagejejeho ndetse n'intego bari bafite zimwe muri zo mwagiye muzumva hanyuma maze iminsi rero mushakisha mvuga nti se bimeze bite kuri ngo byifashe bite umuryango we byo byifashe bite ntago mbese mashaka kumenya ngo ibintu niba umuntu watangiye ikintu biba byiza bigejeje no ku musozo bikagenda neza umuryango kaba mwiza cyangwa se ukaba ikitegererezo dukurikira umunsi ku munsi mwebwe muduha ibitekerezo bigiye bitandukanye turabashimiye cyane ariko nanone nawe aho rere hose nujya kujajinga umuntu yubanza urebe ikimutera ureke kwica gitera njya mbabwira ngo abantu mu nkunda muri abagaciro kuri ngewe ndetse muri no mu murongo Imana igomba kuba ishaka ko muba murimo ariko abantu banyanga nyamuneka kwanga umuntu utaramuremye wowe unyanga uri mu nzira Satani ashaka ko ugomba kuba urimo tugiye kugenda barabura gake tugiye kugenda tumugereho ahantu ari gusengera yatubwiye ko amasengesho ari
uwabitubwiye nyine tubwiye ko amasengesho arimbanyije bari gusenga sindi nimba ari wenyine ariko wabimbwiye ambwiye ati gende uraza kumujya ahantu hameze uko twakoze urugendo rurerure tuhagera muri kano gace aherereyemo ari gusenga Imana nagira ngo aze guhindukizaho gato yarebeyo ari gusenga ku zuba ryinshi cyane ntabwo biba byoroshye ari wenyine ntabwo biba byoroshye ariko turamugeraho ari igihe akenshi umuntu wakira umwami Yesu n'umukiza ntabwo ajya akora ibidakwiriye ntabwo yankubita kuko akenshi agenda n'ubwo abantu basanga banshijemo ijisho banteraga imigeri kandi atabari sawa katumugereho turebe ko bifasha ntabwo neza Oh, data wera wa Israeli witeka Imana ishobora byose Mana iri mu ijuru Mana y'igitangaza Mana y'imbabazi Mana y'impuhwe Mana igira neza Mana itabara Mana ikiranuka Mana ishoboye byose ndakwinginze data wera wa Israeli ndakwinginze data wera wa Israeli wino bane natwe wino ugendane natwe wino utabare twebwe wino tugirire neza witeka Imana ishoboye byose wino turinde imiriro mibi ya Satani wino turinde intambara n'intonganya wino turinde bazimu n'abacikwezi wino turinde buri kimwe witeka Imana ishoboye byose arabasotoraba irakote irasaba rabasotoraba teka Imana iri mu ijuru data uyu munsi ni umunsi wa gatatu tuvuye kukwizihiza tuvuye kugusenga tuvuye kugushimira tuvuye kuri Pere Noel data munsi wa gatatu tariki 27 teka Imana igira neza turakwinginze wino nsange hano wino mbohore ngwino mereza icyo wansezeranyije mezubane nanjye data mu izina ryera rya Yesu Kristo aratabara Yesu wanjye 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 aratabara oh Yesu wanjye tumuganiriza gutera ayibambe data wera wa Israeli yemwe watwawe neza sadu bimeze bite ayibambe bimeze bite sawa Yesu nashimye ayimbaza bimeze bite usanze hano gukora iki ntabwo yabyamba ari gushakisha amakuru hirya no hino nta muntu bimbwiye uje hano uje gusenga cyangwa uje hano hari ibindi bikuzanye uvuga ngo bibaye ngombwa umuntu yanasenga nta kibazo ariko nanone nje kukureba niba uje gusenga mbere y'ibindi byose banza usenge reka mbanze ngusomere muri Mika ibice 4 murongo wa mbere havuga ngo ariko mu minsi y'imperuka umusozi wubatsweho urusengero rw'Uwiteka uzakomerezwa mu mpinga z'imisozi ushyirwe hejuru usumbe iyindi n'amoko azawushikira urumva haleluya
Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Nakubwiye ngo ariko mu minsi y'imperuka umusozi wubatsweho urusengero rw'Uwiteka uzakomerezwa mu mpinga z'imisozi, ushyirwe hejuru usumba iyindi, n'amoko azawushikira. Azawushikira. Okay. Kuba ndahangaha, kuba njyewe ndahangaha, ukaba utinyutse ugashakisha hondi, ukaza ukansanga hano ngo dusengane Imana, n'amoko azawushikira. Icara ngaho dusengane. Aratabara Yesu wanjye aratabara, aratabara Yesu wanjye aratabara, waratabara Yesu wanjye aratabara, aratabara Yesu wanjye aratabara. Reka mbanze nsaba Imana, senga Imana, nsaba Imana ihumure, nsaba Imana imbaraga, nsaba Imana gukomera, nsaba Imana uburenganzira, nsaba Imana ububasha. Hanyuma umbwira ikintu cyakugenzaga aho ndi hano, kuko ndi kubibona neza kutagenzwaga no gusa. Duherukana kera mu masengesho ndahantu mu nzu, ibyo ndabyibuka ndayizirikana. Unsanze hano mu butayu naje gusenga Imana, ntago nzi ngo wazanywe nande, ntago nzi ngo wazanywe niki, ariko ikiruta ibyo byose nuko ushobora kuba waje gusenga. Uwiteka Imana igira neza, Imana itabara, Imana y'imbabazi, Imana y'impuhwe, Imana ishoboye byose, Imana ikiranuka, Imana ikiza, Imana ishoboye byose, Imana y'imbaraga, Imana y'impuhwe, Imana ishoboye byose. Ndakwinginze, ndakwinginze Datora wa Isirayeli, ndakwinginze Datora Nyir'impuhwe, ndakwinginze mishurira buri kimwe, mishurira, hindura ubwoko bwawe, hindura ibibagenza, hindura. Ibambe ijambo ry'uyu munsi ni hindura. Ibambe ijambo miseneretswa n'Uwiteka riranditse ngo Yesu akiza umuntu urwaye urushwima. Yesu atabara umunyamakuru uje batamuhamagaye. Yesu akiza umunyabyaha. Yesu ahindura amateka y'umuntu. Yesu atabara, Yesu avura, Yesu atanga urubyaro. Ijambo umurongo wa mbere randitse ngo ni muri Luka 13 umurongo wa 10 ibice 10 muri Luka 14 umurongo wa mbere handitse ngo ku munsi w'isabato yinjiye mu nzu y'umwe mu batware b'Abafarisayo ngo basangire baramugenza. Imbere ye hariho umuntu urwaye urushwima. Yesu abaza abigisha mategeko n'Abafarisayo ati, mbese amategeko yemera ko ari byiza gukiza umuntu ku isabato, cyangwa amategeko yemera ko ari byiza gukiza umuntu ku isabato cyangwa niyemera? Maze baraceceka. Amukoraho aramukiza, aramusezerera, nuko arababaza ati, ninde muri mwe waba ufite indogobe cyangwa inka cyangwa mwiriba mwiriba ntiyagikuramo muri ako kanya nubwo ari ku isabato? Reka mbe ngarukiyaho. Yego. Bishobotse uyu murongo nawe usubiramo ukawumva neza. Nawumvise nta kibazo. Impamvu wemeye kwicara nkasaba Imana nuko wemeye kuza tugasengana hano mu butayu. Iminsi mpamaze ntarya ntanywa nakora buri kimwe, Imana ishobora kumpa imbaraga zo kugusengera ugahinduka. Ese maze kugusengera ugahinduka,
ijambo ry'Imana ratubwiye ngo ninde muri mwe waba ufite indogobe cyangwa inka icyagwa mu iriba ntiyagikuramo muri ako kanya nubwo ari ku isabato? Ku isabato cyangwa ahantu hose ushobora gusengera umuntu agakizwa agahinduka. Ijambo ry'Imana ratubwiye ese icyagwa mu iriba ntiyagikuramo kuko ari ku isabato? Ubwo we yabwiraga uramwumva. Uyu ni umurongo mwiza cyane. Reka dusengane Imana. Uwiteka Imana, urakoze kuduhindurira amateka no kuduhindurira buri kimwe. Komeza ubane natwe, ubane nanjye muri iyi minsi nihaye yo kuba ndi kumwe nawe mu butayu hano. Urakoze data kumpa umugisha no kumpa ubugingo bw'aka kanya. Urakoze data, ndagushimiye ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Aratabara Yesu wanjye, aratabara, aratabara Yesu wanjye, aratabara, amen. Imana ishimwe. Yesu nashimwe cyane kandi Yesu aduhane umugisha. Hanyuma rero ibibazo bibiri byonyine wigendere nkomeza amasengesho yanjye. So wenda tumaze iminsi tutari guhura, hashize iminsi myinshi, ariko nkweruka wari mu cyumba cy'amasengesho. Ese amasengesho yarangiye ryari? Ndabona imbaraga. Amasengesho yarangiye hashize, ndakeka hashize nk'iminsi mike cyane. N'umunsi umwe ashaka kuba yararangiye ejo. Nari nyarimo kuri Noheli, nari nyarimo niho narindi, ariko ejo yararangiye. Amaze kurangira mpita mpava, abandi barakomeza baragenda, yewe njya mu butayu kwinginga Imana, kuko hari byinshi nagombaga kwinginga Imana, hari byinshi nagombaga gusaba Imana. Ariko muri ibyo byose igisigaye cyanjyanye mu butayu ni kimwe. Imana nakomeje kuyisaba urukundo. Rukundo mu bantu, rukundo muri ngewe, rukundo mu bantu bose batubona, mu bantu mwiza, tugasengana, tugasengeranira, tugasangira, tugakora buri kimwe. Urukundo, urukundo ruruta byose. Urukundo rushoboye byose. Urukundo rukora byose. Urukundo nirwo naje gusengera hano mu butayu. Minsi yanjye nihita cyangwa se minsi yanjye nigera, nzava hano mu butayu, kuko urukundo nzaba nagusengera nzaba narubonye. Ndemera mbwirirwe cyumweru cyose, ndemera simbone cyo kurya, kuko ntacyo kurya gihari nyine, ntacyo kurya gihari. Kwirirwaho nyine nta nubwo ari ikibazo. Iyo wemeye bakurikira Imana, hari ibyo bita abihoye Imana cyangwa abahowe Imana. Ndemera mbwirirwe, ndemera nsonze, mbure kurya, ariko mporwe Nyagasani. Imana iratabara. Nzi neza ko igihe nahaye Imana nikimara gukemuka nzarya, kandi nzarya neza. Aya nibyo byanzanye hano mu butayu icyumweru cyose. Umugore ari mu rugo, nawe hari ibyo ari gutegura, hari ibyo ari gutunganya, agomba gukurikirana cyane. Kuki mutahisemo kuzana mu masengesho? Ntabwo byari gukunda, kuko icyo twasengeraga nk'umuryango cyo cyagizweho, cyarasubijwe. We rero yagiye gukurikirana umuryango. Dufite umwana muto cyane, yagiye kumukurikirana. Ngewe rero ningeho head of the family, nangwa umutwe w'umuryango. Ningewe rero ugomba kujya gusengera urugo, asengera buri kimwe, kandi bikagenda neza. Neza Sadu, ko wenda umuntu ashobora kubaho uko yakoze. Iryo jambo ntuzongere kurinyita, nangwa iryo zina ngo urinyite. Gerageza uhindura izina, cyangwa se ntumpamagare, nabyo birashoboka. We ikibazo nashaka kukubaza, ko umugabo ashobora kuba ari we nkuko bivuze wenda uhagarariye urugo, kandi ukaba uri mu gusenga, wawe uri gusenga wenda ngo ubone ubwo buryo. None se bishobora kuba yuko umuryango ushobora kubaho kubera ko usengera hano? Reka ngusubize. Mu nzu y'umukiranutsi harimo ubutunzi bwinshi, ariko indamu y'umunyabyaha ibamo ibyago.
byo rero asubijwe kuba ndahangaha ndabo kurya babibonye niyo baburaye bakarya ibyo mutsima n'abasabiye ubugingo baba bariye kandi bagatuza umwana abo ashaka ibyo bintu yabikanga koko ashukuntu ateye afite manu y'Imana yavukanye yari yatariye ahora seka ahora ameze neza ahora yishimye haleluya bazikini ndagusubiza muri Bible ye nibisanzwe ndagusubiza Yesu aduhana umugisha cyane. None se ikindi kibazo kimwe cy'amatsiko haleluya uvuga ngo wenda umuntu arasenga agafata wenda nk'icyumweru cyo gusenga bishobaho uko cyo cyumweru gishobora gushira utariye ukaba kandi ufite imbaraga ukibasha kuvuga handitswe ngo Imana yonyine niyo itanga ubugingo itanga ibyo kurya itanga ibyo gukiranuka nta muntu wenyine wa hano kuri ino si ushobora gutanga ibyo bugingo ushobora gutanga ibyo gukiranuka uretse ko ibyo kurya bifasha umubiri yego nibyo birumvikana ariko mu gihe hari inzira nyakuri wahisemo kuyoboka ibyo by'umubiri ugomba kubireka ugakurikira ibyo bugingo kandi ibyo bugingo biruta iby'umubiri Yesu nashimwe cyane hanyuma tari wagenda ndagusomera mu migani ni ibice 14 umurongo waho wa 23 haranditse ngo umuriro wose utera inyungu ariko amazimwe y'ururimi atera ubukene agatubya. Nsomye umuriro ni umurimo wose utera inyungu ariko amazimwe y'ururimi atera ubukene agatubya. Uyu murongo icyo usobanuye ni message ngiye kugerageza guhereza abantu badukurikira, abantu batwumva, abantu babona buri kimwe barangiza bakandika ama message adashinga, ama message adasobanutse, ama message atari mazima, ama message mabi, ariko ngewe wiyizi nzahondi ndabareka kuko umurimo wose utera inyungu ariko ururimi rutera amazimwe rukanagira gute ugatubya. Nukuvuga ngo kwicara ukavuga buri kimwe ukagenza buri kimwe ukavuga ibintu udafitiye gihamya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabasakaraba irasotoraba rasoto ila rabasakaraba rahut iraku rasokoraba rasakaraba. Nese ururimi n'uruhe bwoko? Hari nge bagiye mu makomenti barandika amagambo mabi ariko sinyareba uwabandi, sinyareba uwatoranijwe, sinyareba uw'Imana yishimira. Kora umurimo, kora cyangwa gira neza wigendere neza yawe isanga imbere. Nuvuga nabi siko kugira neza. Abankunda ndabakunda, abanyanga nabo ndabakunda, ariko ikirenzeho kubanyanga ndabasabira. Ndashimira umubyeyi wanjye umfasha muri aya masengesho, umfasha cyane, mba hafi akansengera, akamfasha mu buryo bugiye butandukanye, akabana nanjye. Ni mama wanjye aba muri UK, bamwita Roza, Rose from UK. Ndagushimiye, Imana iguha umugisha yego cyane, Imana rasokoraba raba sakaraba. Roza ndagusengeye, Imana iguhe
kugumana umutima mwiza wawe ufite. Imana iguhe kugumana amahoro yawe ufite. Imana iguhe kuguma ugatunganirwa. Imana iguhe kugomeza kugira neza. Haleluya. Ndagushimiye. Ndashimira Jamira arava muri Canada. Ndashimira abandi babyeyi bari muri UK. Ndashimira n'abandi cyane bari muri Amerika. Ndashimira sister wanjye witwa Francine aba muri Canada n'abandi bagiye batandukanye. Ndabashimira cyane cyane, nkashimira ku bantu rusange bamfasha muri aya masengesho, yaba kumfasha gusenga n'ibindi bitandukanye. Ndabashimira cyane. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndashimira namwe mwemeye gukizwa mukakira agakiza, mwemeye kuzajya mugendana nanjye mu masengesho n'ahandi hose tukabamaza ubutumwa bwiza. Naho abavuga bavuge, nta uzabuza inyombya kuyomba. Reka nkomeza amasengesho. So nukuvuga ngo ngira ngo ikiganiro tujyanye muracyumvishe, mbese aransengeye, ariko nawe aho uherereye hose ushobora kuba nawe ufite ikibazo gikomeye, ushobora kuba wagisengera ibintu bikagenda neza, kuko umuvandimwe aradusengeye atubwiye byinshi cyane. Nawe ushobora kuba hari message waba ukuyemo kano kanya. Mbifuriza umwaka mushya wa 2020 na muzuzi iyo myaka niyo igezemo. Ni 2020 kangahe hasa na 5. Yes, nanze ko tabyibuka. So mukore subscribe kuri Manzi National TV. Nyamuneka mbibutsa ngo mujye kuri 150 ndetse murebeho indirimbo bita Biranca. Ni indirimbo ya 2025. Imana ikomeze kubarinda.